Hello nshuti za LMS, twongeye kubasuhuza nanone ni Devota Mukamwezi. Turabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Twari tumaze igihe tudabonana. Iki kiganiro kiziye mu gihe dushaka kugira ngo dutangire umwaka twongera kwisuzuma ubuzima bwacu bwo mu mutwe bumeze buti. Ese aho duherukanira hari impinduka byagize. Ese hari wowe waba ugiye gukurikira uri muri kondisiyo zitameze neza, tugufitiye inkuru nziza muri iki kiganiro. Dufite rero topiki idasanzwe uyu munsi, ariko reka tubanze dushimire mbere yuko tubinjiza muri topiki cyangwa insanganyamatsiko turi buganireho. Turashaka kugira ngo tubashimire mwebwe mumaze ku muryango mugari wa Life is Mental and Spiritual, cyangwa mu magambo ahinnye LMS. Turashaka kubashimira cyane ko mudahwema kuduha feedback, ko mujya musura kuri channel mukatubwira ibyo dukwiriye kuimprovinga n'ibyo mwishimira. Iyo ni inkunga ikomeye cyane kuri twebwe. Rero turagira ngo tubashimire cyane, twongera kubahamagarira kugira ngo mubane natwe muri iki kiganiro. Nago muri busigare ukuntu mwari mumeze. Uyu munsi tubafitiye indi nsanganyamatsiko. Murabizi ko mu buzima bwo mu mutwe tugaruka kubidukomeretsa. Ijambo ibikomere risa nkaho rimaze kumenyerwa cyane, ariko ntago dushaka ko tubimenyera gusa ngo bigume nta mpinduka bitusigira. Ahubwo uyu munsi turashaka kugira ngo ikiganiro tubafitiye kize gusigawe wari ukomeretse hari indi ntambwe uteye yo gukira, kuko bitabaye ibyo byaba ari umuhango gusa, ariko ntago turi hano kugira ngo dukore umuhango. Turashaka kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigira intambwe biduteza, bidusigire ubumenyi bwo kudufasha kugira ngo tujere ibyo bikomere. Reka wenda tudatinze tubasangize insanganyamatsiko isa nkaho ari ngari, ariko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiraza kuba kigizwe n'ibice nka bibiri, ariko turaza kugihina. Bwa mbere turashaka kureba impamvu cyangwa igituma ibikomere duhura nabyo bijya birutanwa uburemere. Hari igihe usanga umuntu tubyita ihungabana, of course iyo twahuye n'ibiduhungabanya, mu kanya turaza kubyinjiramo. Ubumenyi dufite n'ubushobozi dufite bwo kubijera butuma tudatsikamirwa ku kigero kingana. Bamwe bagashobora guhera hasi, hakazamo na depression, hakazamo na anxiety, hakazamo agahinda gakabije, hakazamo kunanirwa gukora. Iyo byafashe intera nini nta kibikozweho bizana indwara. Dukunda kubivuga, reka n'uyu munsi tubibibutse yuko igikomere kidakize inshuro nyinshi cyangwa muri rusange gitera ibintu bibiri bikomeye ku buzima bw'umuntu. Gitera ibyaha, kigatera indwara iyo nta gikozwe kuri icyo gikomere. Ari nayo mpamvu dushaka kugira ngo muri iki kiganiro udukurikiye ukurikirane cyane, wigire hafi, ndetse ndabizi gufashwa koko muri bufashwe, muzabisangize na bagenzi banyu abuzi bari muri kondisiyo z'ibikomere bibaremereye, byavutsemo indwara, batagishobora gukora inshingano neza, akazi katagishoboka, umusaruro wagabanyutse cyangwa wanananiranye. Ni inkuru nziza tukuzaniye muri iki kiganiro. Rero impamvu bikomere byacu birutanwa uburemere biterwa, impamvu wenda ni nyinshi, ariko turashaka kuvuga nk'eshatu muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bwa mbere, ibidukomeretsa hari igihe buba atari ubwa mbere dukomeretse, noneho kikaba ari igikomere kije kiyongera ku bindi bibiri cyangwa bitatu usanzwe worosa. Reka dufate urugero, wenda murabizi ibikomere byinshi duhurira nabyo mu miryango. Gukomeretswa n'umuntu wizeraga cyane, umubyeyi, umuvandimwe, umushumba se, pasiteri cyangwa padiri, bitewe n'aho usengera. Uwo muntu kuko wari waramwizeye cyane, kuko ariho ibyiringiro wumvaga ubitegereje, iyo ariho ukomerekeye, uburemere bw'icyo gikomere butandukana n'umuntu mudafite icyo mupfana, wagusuzuguye mu kazi ugiye gushaka serivisi, utakwitayeho, wamusuye ntaguhe attention, ntakwiteho bikwiriye.
bitandukanye na wa wundi wakuneguye yuko uteye nabi, ugenda nabi, usa nabi, bitandukanye na wa wundi wagurije amafaranga ntayakwishyure cyangwa wagiye kuyashakaho ntayaguhe. Uburemere bw'ibyo bintu byose birababaje, byose birabishye, ariko aho wakomerekeye n'icyagukomerekeje bigena uburemere bw'igikomere uri bwakire cyangwa amarangamutima yawe ari bwakire. Murabizi ko ibikomere, hari n'abajya batubaza mu biganiro byatambutse, abadukurikira buri munsi murabizi, ngo ese ngo ni gute umuntu yakomereka ngo amarangamutima ngo hanyuma ubuzima bugahagarara, ngo ese ni gute naba ubwo ni mu rugero iyo turimo gutanga inama n'ubukangurambaga bw'uko abantu bakeneye kujya muri counseling, akakubwira ngo ni gute naba mfite credit ya banki hanyuma ukambwira ngo nijye mu gushaka therapy. Ibi rero iyo tubivuga turaza gusoza iki kiganiro, n'utabyumvaga neza yabyumvise, bifite impamvu nyinshi. Umuntu wakundaga iyo yagutengushye ari we wagukomerekeje, urugero wenda niba umuntu agiye mu rushako ari imfubyi, ukaba usanga ngo igikomere cyo kuba imfubyi umuryango wawe wose warashize ntawe ufite, uvuga uti ngiye muri ruriya rugo, ubwo nk'umugore uvuga uti ngiye kubona umuntu uzakavaringa icyuho cya papa, cyangwa ubaye uri umugabo uvuga uti ngiye kubona umuntu uzajya mpaka mfati nkirirungu nagendanaga. Hanyuma wagerayo wa muntu ugasanga bitandukanye n'ibyo wagiye witeze. Icyo gikomere gitandukanye no kuba umuntu yaje mu rushako avuga ati, hari n'abaza basa nk'abaje kugerageza, avuga ati mfite akazi kanjye, mfite amafaranga, mfite umuryango, niba ari n'abana hari uba yarababyaye mbere, nibyanga nzadivorusa nikomereze. Abo bantu ibikomere byabo bizaba bitandukanye, n'uburyo cyangwa ubuntu bakeneye bwo kubijera buzaba butandukanye. Ubwo rero ni icyo kimwe twari duhereyeho, ariko hari n'izindi mpamvu nyinshi. Hari impamvu ikomeye cyane iyo gukomereka ariko uri muri pozisiyo idashobora kwirenganura cyangwa kwirwanaho. Igikomere cya bene uwo muntu gitandukanye cyane nawe wakomerekejwe n'ibihombo bya bizinesi yawe wari ufite. Uyu munsi ukaba warashoye byinshi ukunguka bike, cyangwa ukanahomba ugatangira bushyashya. Uyu muntu, urugero dufashe nk'abana bari vulnerable, cyangwa se reka duhere ku rugero rw'umwana. Abana buri gihe babayeho ku mpuhwe z'abakuru. Ni ubundi mu nshingano dufite nkatwe abakuru, cyane cyane ababyeyi, dushinzwe kwita ku bana batoya bataragira imbaraga zo kwirwanaho, pozisiyo yabo itabemerera kwivuganira. Ijwi ryabo aho ritagera, uwo muntu muzabona ababakubita. Iyo turi muri child protection ibyo bintu tubitindaho cyane, ariko uburemere bw'igikomere uwo mwana azakira azagendana butandukanye nanjye muntu mukuru ushobora kunyima ibiryo nkaba nanagenda ejo nkazabibona ubuzima bugakomeza, ariko wa mwana urererwa mu muryango utamwitaho, utamuha ibyo kurya, utamumenyera isuku, utamumenyera minervare, buri gihe ku ishuri niba birukanye niwe baheraho, ugendana inkweto zicitse, ujyana imyenda itafuze imutera ipfunwe. Iki gikomere uburemere bwacyo nta na rimwe buzigera bungana nawe muntu mukuru ufite n'imbaraga zo mu marangamutima zishobora kuvuga ngo na nyuma y'aha nshobora kubaho. Wa mwana we ntago bigarukiraho gusa, ndagira ngo hatuhumve neza icyampa abadukurikiye bakabyitaho. Iki gikomere ntago kigarukira ku nzara kuko batamugaburiye. Iki gikomere kiragenda kikamugaza imikorere y'ubwonko bwe, kikamuteza inferiority complex, guhora yitinya, ku buryo n'igihe azaba yarabaye umugabo cyangwa umugore, bya biryo ashobora kubyibonera, ahorana icyuho gisa n'umururumba wo kudahaga, ahorana impungenge, ariko wenda tuvuye ku by'imirire ahorana insecurity, ahora yumva adakwiriye, identity ye iba yarahungabaniye muri kiriya cyiciro cy'igikomere. Tukiraha rero nagira ngo abadukurikira iki kintu tucyumve cyane. Bitandukanye n'ibyo abantu bibwira
yuko ngo umuntu yakomeretse ari umwana, iyo ukuze birashira, ntimugatete, ujya ukomere aho waburiye ibiryo ku myaka 3 uracyagendana icyo kibazo ngo ubu se nturya. Rero nagira ngo abantu mudukurikira, abakuru n'abatoya, tubanze dusobanukirwe yuko igikomere kitagarukira ku kubura ibiryo, ku kubura ubufasha, ku kubura ukuvuganira, ahubwo bimugaza imikorere y'ubwonko bwacu. Ari nayo mpamvu ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi. Yewe muntu wajya gubyita andi mazina, ukabyita umuteto, ababibona nko kudabagira, hari ababifata nko bikitwa ibintu biri aho byoroheje, ariko birimo kutwicira abantu, birimo kutumaraho abatoya. Reka nibutse yuko ari bimwe cyane birimo no gusenya ingo zacu, kuko aba bana baba vulnerable, badashobora kwivuganira mu muryango wakabaye ubarera, ariko ukababuza umutekano. Uyu mwana niwe uzavamo umugabo wawe ejo, umukwe wawe se, cyangwa umugore wawe, cyangwa umukazana wawe. Nagera mu rugo atarigeze agira self esteem, atarigeze amenya agaciro ke, yumva we niba namunagira no hasi azatoragura agashima Imana ko abonye icyarya, ubwonko buba bwamaze kwangirika, agaciro ke kaba kamaze gutakara, ku buryo ukwakurane nawe mugabo azaba mejo. Ubwo uwo numushyingira ari we mukwe wawe, uzabe witeguye ko umukobwa wawe ari ibintu agomba kugwiza imbaraga zo kurwana nabyo, akeneye ubwenge bwo kujera uno mugabo utazi ko yabaye umugabo, nubwo ari umugabo mu gihagararo, ariko inferiority complex izatuma rimwe na rimwe niho hava abantu bagira disorder yitwa narcissist. Abo bantu bahora buri gihe bashakira imbaraga mu gukandamiza abandi, kuko yakuze akandamizwa, yisanga rimwe na rimwe ashaka kugira abakandamiza. Ikindi bene ibi bikomere iyo bidakize, niyo mpamvu muzasanga abantu no mu ndirimbo, urabona ibi bikomere tubijyana no mu nsengero tubijyana no mu nsengero, rimwe na rimwe pastors bakadufasha, abandi bakaba batazi uko badufasha nabo, kuko ntago counseling, kuko wabaye pastor uhita ubana counselor. Counselor ni skill irigwa, n'ubumenyi bwigwa bugatangwa mu buryo bwa kinyamwuga. Ntararenga ahangaha reka nisabire yewe muntu wisanga muri iyi kategori, nagusaba gushaka kansara, ushake umuntu uzaguhumekera mu ndi mwuka, akaguha indi perspective y'uwo uriwe mu mugambi w'Imana, kugira ngo hahandi wamugariye, hahandi watinze watsikiye, ugwiza imbaraga zo kuhazamuka. Niba uri umugabo ubashe kubaka urugo rwiza, niba uri umugore ubashe kumenya uko ubanira umugabo wawe neza, niba uri umugabo umenye ko icyubahiro batacyempoza, ahubwo kuba umugabo uri we, uri kubahwa. Imana yakuremanye, agaciro kawe ntabwo ukeneye kubabaza abandi ngo ukunde wubahwe. Ibyo rero iyo tutabimenye, ni hahandi abantu bakubana mu rugo, conflict zikava ku rwego rwo kutumva ibintu kimwe, bikaza kuvukamo amakimbirane, bitagira igikorwa, bikazavamo divorce. Turi hano rero, niyo mpamvu mbitindaho cyane, ntabwo duhari kugira ngo tugaragare, kuko abantu kuri social media babaye benshi. Oya, turashaka ko abantu bakira. Bwa mbere gukira kw'imitima, kuko amarangamutima yakomeretse iyo adakize ashora abantu mu byaha cyangwa se mu birwara. Ibyaha reka nabyo mbikomozeho gatoya. Muzi ko mu gihugu cyacu bimwe mu bintu bitwugarije ni ibiyobyabwenge, kandi ibiyobyabwenge nubwo byafashe intera bikaba bitakiri mu rubyiruko gusa, ariko abenshi bimugaza n'urubyiruko. Kubera iki? Hantu banyuze ntihagire support ibakura yikwiriye bahabwa. Noneho uko arushaho gutinda, yavuye mu ishuri, iwabo badivorushije, cyangwa babaye imfubyi, imiryango irabagabagabana,
cyangwa imiryango ntayihari. Amateka yacu hari n'abadafite iyo miryango, umuntu akazisanga ku muhanda yatangiye kunywa kore kuko arashaka ikimwibagiza bwa bwoba, cyangwa se iwabo babana mu makimbirane, yarushye guhora yumva papa na mama barwana, yahungiye ku muhanda cyangwa yahungiye mu nshuti ze. Umuhanda burya ntabwo uhituza, hari igihe awushorwamo n'abandi bantu, yahungiyeho ashaka umutekano yaburiye muri famiye. Tuvuga ibi bintu rero, nubwo tutari mu biganiro by'umuryango uyu munsi, turashaka ko abantu bumva ko ubuzima bwo mu mutwe bukeneye kubungabungwa, kuko iyo burwaye turarwara. Burya ubuzima bwo mu mutwe, niba urwara ukuboko, niba urwara ingingo zindi, niba urwara ijisho ukarivuza, niba urwara ugutwi ukakuvuza, niba urwara amaso ugashaka rinete nk'izi zanjye kugira ngo zunganire vision yawe, sight yawe, ubashe kubona neza, wumva gute ko umutwe warwara ugakomeza ukagenda nta kibaye? Umutwe imigambi niho igenerwa, ibitekerezo bivamo imishinga dukora niho bikorerwa, ubwonko budevelopinga niho budevelopingira, hanyuma ukumva ntacyo bitwaye, ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwahungabanye. Ese ihungabana ubwaryo reka turitazure. Guhungabana ntabwo wumva ko ari ikintu cyashekinze, cyavuye mu mwanya, cyataye position kirimenti kuba kirimo. Urumva se mu mutwe hahungabana, ibitekerezo byahungabana, ugasigara uri amahoro? Urumva waba nta kintu cyapungutse? Wumva imigambi yawe yakomeza kugenda? Ntabwo bishoboka. Niba ari nuko wabitekerezaga, ndagira ngo noneho ubyumve mbisobanure neza. Ubuzima bwo mu mutwe burabungabungwa, kuko Bibiliya nivuga mu Migani 4:23 ngo rinda umutima wawe kuko ariho iby'ubugingo byose bikomoka. Umutima se uwurinda gute? Ibyo uwugaburira, ibitabo usoma, filime ureba, indirimbo wumva, buryo burimo kugaburira ubwonko n'umutima. Ba bana rero twari dukomojeho babuze umutekano mu rugo, cyangwa bawubujijwe n'uko urwo rugo nta ruhari, bisanze bari mu miryango itabafata neza, nka rwa rugero twatanze igikomere cyaho umwana aba adafite ijambo ryo kumurengera, umukomeretsa amufiteho autorite yose, umubangamira amufiteho ijambo ryose, akabaho ari helpless. Iyo helplessness, uko kubaho nta bufasha na bukeya, nta jambo, nta jwi ryawe riri bwumvikane, wakaguhumurije ari uguhungabanya, bimugaza, bikriporinga imigambi yawe y'ejo hazaza, projet zawe, kuko ubwonko bwawe buramugara, bubigikuri, hari ahantu butagera. Imigambi yawe rero, message ubwo bwonko bwakiriye ikabiri kubwira ngo we burya nta gushoboye. Ibintu byose bitubaho bitanga message, bikominika mu bwonko. Niyo mpamvu akura akazaba umugabo ariko mu mitekerereze akaguma ari umwana, cyangwa akaba umugore ariko mu mitekerereze akaguma ari mutoya. Kubera iki? Igihe ubwonko bwari bugikura, burema self esteem y'umuntu, burema umuntu w'indangagaciro, aho wakazikuye ntiwazihabonye. Aho rero urahaguma, niyo ukuze mu gihagararo ukura uri wa muntu ufite icyuho. Niyo mpamvu ugiye kuvuga uca imigani y'umuruho, wajya guhimba indirimbo ugahimba indirimbo zirimo amaganya cyangwa kwihimura, kuko hari ahantu wakomerekeye ntiwahava, urahahera. Urashaka kubwira abantu ko ibyo bakwise wabirenze, bakwise imbwa, ariko uyu munsi noneho uri umugabo ufite urugo. Nibyo ni igikomere. Ubundi umuntu wakize igikomere ntabwo uba ufitiye umuntu ideni ryo kumwereka ko noneho ubuzima bwakunze cyangwa butakunze. No, uri confident bihagije ko uriwe n'ubundi wagombaga kuba we, nta muntu ugufitiye ideni kuba ibyo yagutekerejeho Imana yarabikurengeje. Well and good, Imana ishimwe ko noneho uri umuntu Imana yateganyije kuzaba uburiwe koko. Ibyo Imana yagennye uzakora kurimo kubikora,
ko uyu munsi uri umuhanzi urimo guhanga indirimbo zibohora imitima y'abantu, zituma abantu begera Imana, zituma banyoterwa gusabana n'Imana, ariko nta muntu ufitiye ideni kugira ngo yumve ko wamurenze, wamusumbye. Ibyo byose ziba ari ingaruka z'ibikomere. Nshobora gutinda, ariko reka noneho turebe muri perspective. Ubu twari muri psychological part of it, turashaka kureba, kuko murabizi kuri iyi channel ubuzima ni mu mutwe no mu mwuka. Noneho Bibiliya irabivugaho iki? Iyo tureba ibikomere, Bibiliya ifite iki bivugaho nayo. Iyo turebye mu Migani 15:15, reka wenda kugira ngo ntaza kuvuga amagambo yanjye twihute tuharebe, ariko biruzuzanya cyane nibi twarimo tuvuga. Imigani 15, turasoma n'umurongo wa 15 gusa. Haravuga ngo iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Umunyamubabaro rero ni muntu ki? N'uyu muntu wakomeretse ibikomere ntibikire. Ahantu ho gukira rero, reka naho mpavugeho gatoya, dukira mu buryo bubiri. Iyo twemereye Yesu womora ibikomere, muri Matayo niko havuga, wenda twari buhasoreze 11:28 kugeza ku murongo wa 30, haravuga ngo ni muze mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Inzira imwe yo gukira igikomere rero ni ukwemera ino invitation, tukamuhungiraho twese, abanyamibabaro, abanyabikomere, ibya kera n'ibya vuba, abato n'abakuru, tuze. Iyi ni invitation y'ihumure yo gukira, mwese abarushye abaremerewe. Iyo ari mwese, n'abato n'abakuru, n'abakomerekejwe n'abandi, n'abakomerekejwe n'ibihe, n'abakomerekejwe na decision bifatiye. Aha naho reka tujye tuhagaruka, burya hari ibyemezo dufata bikadukomeretsa. Ni nayo mpamvu mu bikomere usanga hari umuntu yaranze kwibabarira, avuga ati nahemukiye umugabo wanjye, nahemukiye umuryango nashatsemo, ndumva ntazibabarira, ikintu nakoze ntabwo kibaho. Nawe tugufitiye inkuru nziza. Iyi invitation nawe irakureba. Ngwino yewe urushye, ngwino yewe uremerewe, muze dusange Kristo turuhure. Iyi invitation rero uhitamo kuyitabira no kutayitabira. Aho rero gukira kuba kwatangiye cyangwa kutatangiye. Ahandi hantu dukirira, nubwo ubuzima ari mu mutwe no mu mwuka, hari abantu basigiwe uyu murimo mu buryo buri psychological. Counselors bari skillful, bafite ubumenyi, bafite ubuhanga, bafite technique zigufasha, zigutega amatwi, bya bindi wari warabuze aho uvugira kuko utinya ko bazabinyanyagiza, bya bindi wumvaga bikojeje isoni, bituma ugenda n'ipfunwe n'ikimwaro. Ndagira ngo twibutsa nanone mwebwe mudukurikiye, yuko iripfunwe n'ikimwaro ni bimwe mu bituma tutajya tugenda twemye. Uhora uri girite nubwo Imana yakubabariye, nubwo ibyo wakoze byatambutse, bigatuma uhora muri pase, uhora hashize. Uyu munsi ntubeho, ejo ntuzahagere kubera ipfunwe n'ikimwaro. Inkuru nziza tugufitiye, Yesu arakwimvita, wowe urushye kandi uremerewe. Uremerewe n'ibyemezo wifatiye, uremerewe n'ibyo abandi bagufatiye, uremerewe n'ibiza. Reka twongereho yuko ibikomere buri gihe ntabwo ari abantu babidutera. Hari nacyo hazards, hari ibiza, hari ugupfusha. Gupfusha ntabwo buri gihe wabyitirira umuntu ngo niwe wakwiciye. Hari indwara ziza, hari ibyorezo, hari ibiza, hari ibintu byinshi bitubaho bikadukomeretsa. Rero gukomereka byo ntabwo tuzabikumira, nkunda kubivuga, reka n'ubu mbisubiremo. Ariko dufite inshingano yo gushaka aho dukirira ibikomere. Ahambere rero
ni ukwitabira invitation ya Yesu ushaka ko tuza akaturuhura. Aha kabiri ni ukwitabira abakansarazi mu gihe wumva urimo ugenda ujya muri depression, byarenza anxiety, byagiye mu gahinda gakabije, wumva utagishaka kureba abandi bantu mu maso, wumva wananiwe kwiyuhagira. Depression igera kuri level yaho umuntu intege zo gukaraba zibura, wumva ntawe ku impression uhari, ntawo ku impressing, ntawe ukeneye kwereka kusa neza, ntawe ukikwitayeho, uba ugeze ahantu kure burya. Wowe rero unkurikiye ngufitiye inkuru nziza, ntupfe. Depression iyo ikomeje nta gikozwe, abantu nibwo biyahura tukababura. Dufite imibare minini y'abantu barimo kwiyahura, bamwe bagapfa, abandi kubw'imbabazi z'Imana ntibapfe, bakazahura na message nk'iyi bagashaka ubujyanama bagakira. Tugufitiye rero inkuru ikubwira ngo hari invitation y'urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Yesu aravuga ni muze mwese, ntago ari bamwe, sabatunze, sabarebare, sabakene, sabize, sabatoya, ni twese abarushye n'abaremerewe. Hanyuma uyu mwanditsi w'imigani wakatubwira ngo umunyamubabaro ngo iminsi ye yose ngo ihora ari mibi. Ntushobora kugendana umubabaro w'umuntu wakwiciye, wakubujije kwiga ngo uminuza abandi baminuza, ngo uvuge ngo uzagira iminsi myiza. Ibyo ngibyo bihora bikwibutsa umubabaro, bigatuma no mu gihe abandi banezerewe wowe uhora ubabaye. No mu gihe hari impamvu yo kunezerwa, ugahora ufite za memories zikwibutsa ibitarabaye byiza, ugahora ubabaye. Umunyamubabaro rero iminsi ye yose ihora ari mibi. Tugufitiye inkuru nziza, ngwino Yesu akuruhure. Ntago ubereye no guhora uca imigani y'umuruho, kandi Yesu ari hano kukuruhura. Hari amagambo abantu bavuga bikitwa uburyoza cyangwa ubwenge, ariko ari ibikomere byagiye bigerekerana bikaba byinshi, umuntu yajya kuvuga akaba ariyo magambo asigaranye, kuko nta by'ubugingo atunze muri we. Tugana ku musozo kugira ngo tudatinda, ndagira ngo turebe ku bundi bwoko bw'umutima. Umwanditsi w'imigani 17:22 aravuga ku mutima nanone. Aravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. Uzi umuntu unezerewe, Bibiliya nivuga ni muri Yohana, nyiraho ntago turi bugeyo, havuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri bo. Umutima unezerewe rero utemba imigezi y'ihumure, y'amahoro, ya serivisi, yo guhumuriza, yo gutabara, yo kugenderera abantu, yo kubanezererwa, yo kubasekera. Ariko umutima ubabaye, umutima utanezerewe ngo utera konda, utuma amagufwa agagara, utuma mu maso uhorana umwera, utuma utagira impamvu yo guseka, wahasanga abandi baseka ukababona nk'abatesi, ariko burya urarwaye. Iyo niyo mental health turimo kukubwira. Burya ubuzima bwawe bwo mu mutwe bufite igitotsi, bwaratokowe. Ukeneye kubimenya, ukanabyemera, ugashaka support, ugashaka ubufasha. Munyihanganire, hari comments no mu biganiro byatambutse yuko tuvanga indimi, ariko tuzajya tugerageza kuzisobanura. Tuba dushaka kwitiza amagambo kugira ngo message yacu itambuke neza kandi igere kuri buri muntu wese mu buryo bunononsoye. Rero nshuti zacu, tugana ku musozo, turashaka kukubwira ko Imana igukunda. Ntago Imana ishaka kuzicwa nako gahinda n'uwo mubabaro ngo umare iminsi yawe yose ubabaye ari mibi, nk'uko uyu mwanditsi w'imigani yatubwiye. Iminsi mibi ibaho, ubuzima tubaho mu byiciro, ariko ntibibeho kuko wanze gukora icyagutabara. Ndumva twagana ku musozo kugira ngo twe gukomeza gutinda kuri iki kintu, ariko Yohana 10:10 agace kaho kanyuma naho haratubwira ngo yaje kugira ngo tubone ubugingo. Hejuru navuga ngo Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura, ariko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi, tugire abundance, tugire ubuzima bwiza. Uwo ni wo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bya bindi byose bikujyana muri depression ntabwo ari wo mugambi w'Imana burya. Rero turashaka kugira ngo nibura muri ibi biganiro, ndabizi byo ko
turaza gufashwa. Iyo nafashijwe mbabi rero gufashwa n'ufashwa uze gusangiza mugenzi wawe cyane cyane. Ndimo ndinginga Imana ngo abantu bari muri izi situation, bari mu buzima buri muri izi condition, ubahuze n'iki kiganiro, nibura utanga iyo support nawe, hanyuma abantu bakire, kuko bimwe mu byazanye Yesu kwari ukugira ngo akize abafite imvune mu mitima. Niko ijambo ry'Imana ritubwira nanone muri Yesaya 61 aho tutari busome. Rero Imana igufitiye umugambi wo kuguha ikamba mu cyimbo cy'ivu, igufitiye gahunda yo kukumara uyu mubabaro. Niyo mpamvu invitation yo muri Matayo 11:28-30 irakureba. Ravuga ngo nimunyigireho ndi umugwaneza, nimuze abarushye, abaremerewe, abafite imvune zo mu mitima. Kuruha ntago ari imizigo yo ku mutwe, umutima iyo uremerewe intege ziracika, akazi kakakunanira, umuryango ukakunanira, abantu ukababwira nabi, umugabo cyangwa umugore ukamushihura, amakonfli agatangira kubera ko umutima urarwaye kandi ntiwawuvuje. Tugufitiye inkuru nziza rero, wowe ugendana ibi bikomere, byaba ibyo mu bwana, byaba ibyo mu bukuru, byaba ibyo mu rushako, byaba ibyemezo wifatiye ukeneye gukira. Ntago Kristo aguciraho iteka ngo akwempozeho akubwire ngo handitse ngo babarira. Arabizi ko intege zo kubabarira no gukira tutazigira, ariko araduha invitation kugira ngo tumusange, atwigisha uko baruhuka, aduha uburuhukiro. Umurongo wa 30 navuga atanga uburuhukiro. Kuruhuka rero nuko ugira icyo ubikoraho. Icyo ukeneye gukora nukwemera kurushya, ugatera intambwe uganaho baruhukira. Reka duhinire hano kuko ikiganiro ni kirekire, dushobora kuzagira B yacyo cyangwa nadi, ariko iyi mpamvu nyamukuru nukugira ngo abantu bakiri imvune zo mu mitima. Kristo yaje kugira ngo turuhuke imvune zo mu mitima. Ibidukomeretsa, hari ibyo tudashobora kwevita, hari ibyo tutahunga, hari ibidutungura, hari ibiduturukaho, hari ibituruka mu isi, hari ibituruka mu bantu bagenzi bacu, kandi tuzabana nabo tukiri ku isabo, tuzabakenera kugira ngo tube turi balanced. Cyangwa se na Satani azabakoresha, ariko se kuko Satani yakoresheje umuntu umwe, nanjye ko Kristo yankoresheje ngo nguhumurize, wahisemo neza. Ndumva ari uko nguko. Reka dusoze dusenga, dusengere wowe uri muri iyi situation, utaramenya n'icyemezo cyo gufata, utazi n'uburuhukira aho wabusanga. Reka tugusengere dusoza. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, tuzamuha izina ryawe hejuru cyane. Nanone turagushimira amahirwe uduhaye mu mpera z'uyu mwaka, kongera kuzana ihumure mu mitima yabo bose. Ndavugana nawe wari uhangayitse, wari usigaye ukinga amarido ukumva ukeneye umwijima gusa kuko umucyo utakikurasira. Ndatangaza ngo umucyo urasire muri uwo mutima wari ucuza umwijima, utangire kubohoka mu izina ryera rya Yesu. Ndirukana umwuka wose w'agahinda, ndeyura buri imbaraga zagutsikamiraga, buri gahunda yose y'imbaraga z'umwanzi zatumaga ibyiza bitakikubereye, zatumaga wumva ibiba ari byo bikubereye, zatumaga gutekereza no kwiyambura ubuzima, zatumaga watangiye kwitinya. Uyu mwuka wa low self esteem watewe n'ibikomera abantu bakiriye bakura, uyu turawimura mu izina ryera rya Yesu, kuko umugambi w'Imana, ijambo ry'Imana yatubwira ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Duhagaze muri uyu mwanya mu izina ryera rya Yesu, turatangaza ko imirimo ya Satani yatumaga ubabara, yatumaga ugenda n'intimba, uyu mwanya imarwaho, ikurweho mu izina rikomeye rya Yesu. Wowe uri kure n'uri hafi, ndatangaza ihumure, ndasenze ngo wakire iyi invitation y'ijuru. Wowe urushye kandi uremerewe, wakire kuruhuka. Imbaraga z'Imana zimurikira uwo mutima, zeyura icyo gihu cy'umubabaro, zeyura agahinda, zeyura intimba, zeyura ubwoba uhorana bw'ejo hazaza mu izina rikomeye ryera rya Yesu. Ijambo ryaratubwira muri Timoteyo mwami ngo ntago twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ndasenze ngo we wishoraga mu ngeso zituma uhungabana, wakira umwuka wo kwirinda, wakira umwuka w'urukundo, umwuka wo kwishora ndawirukana mu izina ryera rya Yesu. We wari ufite ubwoba kuko wumva wicira urubanza kw'ibigukomeretsa, wisanze warabigizemo uruhare, ndavugana nawe aka kanya ngo uyu munsi utere indi ntambwe, utandukane n'ubuzima bukugira victim, utangire ube
champion w'ubuzima bwawe, ukire mu izina rikomeye rya Yesu. Mwami turagushimye, turasenze ngo ugenderere iyi mitima, abari kure n'abari hafi, abatwumva n'abazatwumva ubutaha, reka imitima yabo yakire gukira. Watanga ihumure muri iyi mitima, uhumuriza abagabo n'abagore, uhumuriza abato n'abakuru, ikirere cyabo cyeyuke, umucyo w'ubutumwa bwiza ubagereho, impumuro y'umwuka wera basange, byose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Urakoze Mwami kurimo gukiza imitima, urakoze kurimo kubohora bari baboshye, urakoze kurimo gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu, urakoze kurimo kwimura imisozi yari mu mitima yabo no mu bitekerezo. Icyubahiro niwe tukigaruriye, ni mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Shalom, Mani umugisha.